Platini uritonde urarya urimenge, umwana urera burya suwawe, uwo mwana urera nuwanjye. Nakubwira ko uwitwa Nemeye Platini yagiye ku rubyiniro rwose ukabona ko morale ntayo aho yagiraga ku rubyiniro, cyane ko hari naho bamuhamagaye ku rubyiniro ariko ntibamubone. Nakubwira ko nibihe bidasanzwe rwose Platini ari gucamo. Nongeye kugusuhuza kandi nkushimira kudahwema kubana n'ibiganiro byacu Indongozi TV umunsi ku munsi, by'umwihariko cya kiganiro The Coffee Break kikugezaho amakuru agiye atandukanye kandi agezweho. Nkuzaniye iyihe nkuru? Nkuzaniye inkuru y'imyidagaduro, ni inkuru ariko itari nziza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, by'umwihariko abakunze itsinda nka Dream Boys, abakunze umuhanzi Platini P cyangwa se Nemeye Platini uzwi nka P. Inkuru iteye umuvandimwe, ni byinshi mwakomeje kugenda mwumva hirya no hino mu bitangazamakuru, mugenda mwumva ku mubano w'umugore wa Platini ndetse na Platini ubwe, ndavuga umugore wa Platini uyu yitwa Olivia. Yes, aba bombi rero ni urukundo rwabo rwari rumaze igihe kitari gito cyane ko bari bamaze imyaka igera kuri 2 babana nk'umugabo n'umugore, ariko iyi couple navuga ko yaje kuba ikora ibidasanzwe rwose, igahamya urukundo rwabo ku mugaragaro. Haje kuba havukamo uruntu hagati y'aba bakundanaga cyangwa se babanaga nk'umugabo n'umugore. Byagenze bite? Ndakubwira ko ngo bijya gutangira uwitwa Nemeye Platini P yahamagarwaga n'umuntu amubwira ati nyaboneka musirikare, ibintu rwose urimo simbizi, ariko nakubwira ko umugore wawe cyangwa se uwo mwashakanye atari shyashya. Ati kubera iki? Platini P yabaza impamvu, bakamubwira bati urarya urimenge kuko umwana urera nuwanjye. Bisubiremo, umwana uri kurera we Mr Platini nuwanjye, niyo mpamvu ugomba kurya urimenge. Icyo kintu rero ngo cyagiye gituma uwitwa Nemeye Platini yagira amakenga ku mwana bafitanye n'umugore we bari bafitanye, kuko inkuru isa niyahindutse iyindi. Ndibwifashishe inkuru nasomye ku gihe .com, ariko nze kukuvangiramo n'amakuru y'indani mba nifitiye, mba nagiye nkusanya ubwanjye. Ubundi umunyarwanda yarihoreye ati burya imfura ishinjagira ishira, burya nkuko henshi cyangwa se benshi muri ibi byamamare mubona batambuka ku matapi rouge cyangwa se amatapi atukura bafatanye agatoki ku kandi bamwenyura, burya ngo harimo n'ababasekera ku mutsi w'iryinyo. Bigenda biterera babandi mubona nanone ku mbuga nkoranyambaga abateteshanya, abandi bashyirwaho udutima, amayoga menshi aherekezwa n'imiriro, bagira bate banywa baseka, ariko burya ngo ntabwo bari cyacya, bari byo kwitondera. Iby'abastari burya ngo ntawamenya ibyari byo. Ewana, ibi ngibi wenda tuhaye nk'ingero bibaho byagiye biba. Ntangiye kureba bamwe muri buka inkuru ya Medina de Beni mu myaka bagarukaga mu Rwanda nyuma y'igihe kinini baba muri Amerika, kuntu abakobwa barwariye indege, ugasanga ibyamamare ewana birakundwa ariko ukabona ibintu ntibizamo ubuhoro. Ari inkuru kandi twagiye wenda ku mibanire y'abastari, wenda nakubwira nko mu 2019 umuhanzi Dani Vumbi mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru avuga ku mpamvu ingona zimwe byamamare zikunze kutamara kabiri, yavuze ko atabihakana kubera ubuzima abahanzi cyangwa se ibindi byamamare babamo. Yagize ati nibyo ikintu kiba ku isi yose twirirwa tureba, ntabwo nagihakana nubwo nta bushakashatsi nakoze nge nka Dani Vumbi, ariko hari abagiye babukora. Twirirwa tubona ingo nyinshi zisenyuka, nani wacu mu Rwanda tubona abantu bazwi babana, ariko ukajya kumva ngo nyuma y'amezi 3, 6 cyangwa umwaka se batandukanye. Yakomeje agira ati icyo gihe ati ntabwo biba byoroshye kubana n'umuhanzi keretse nawe uri we, kubera ko abahanzi baba mu isi yabo, kuba mudahuje gahunda. Ikindi kivugwa mu bahanzi urabona ibintu by'ibiyobyabwenge, amayoga n'iki. Ibyo rero ni ibintu yagiye agarukaho ugasanga bivuga rimwe, ariko by'umwihariko wenda reka nongere nguhe nk'urundi rugero kwa Toxi, urugo rwajemo ibibazo rutamaze kabiri. Ni hari mu kuboza mu 2020 we witwa Ano Dishimwa wamamaye nka DJ Toxic yashakanye na Tarandekezi, umukobwa bari baherutse kubyarana umwana. Ubukwe bw'uyu musore uzwi cyane nk'umu DJ komeye mu Rwanda bwagizwe ibanga rikomeye, abutashye
ababutashye babuzwa gutangaza amakuru ayo ariyo yose abwerekeyeho. Tera Ndekezi wabyaranye na DJ Tox ni umukobwa ufite amaraso y'umubyeyi w'umunyarwanda n'umwarabu, mu gihe DJ Toxic yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma yo kurushinga rero DJ Tox batangiye kugirana ibibazo ndetse buri umwe aca inzira ye mu 2021. Urumva ko aho ngaho rero navuga ko ni ibintu bitamaze kabiri, ariko reka ayo mateka no kukujyana hirya nigarukire ku muhanzi Platini Nemeye n'umugore we bishimiye by'akanya gato. Kugeza ubu ngubu urukundo rwabo rukaba rwabaye umuyonga. Hari ku itariki ya 27 Werurwe 2021 ubwo Platini n'umugore we Ingabire Olivia basezeranye kubana akaramata mu birori byabereye kuri Landmark Hotel Ikagugu mu mujyi wa Kigali. Byabaye nyuma yaho tariki ya 20 Werurwe 2021 Platini yari yasabye akanakwa Ingabire Olivia. Hari hashize kandi byumweru bibiri basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Remera. Hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2021. Urumva ibya Platini n'umugore we byaje gusa ndara muri uyu mwaka turimo muri uku kwezi kwa Gashyantare, aho ngo ndetse na Platini yaje kuba yemera ko atakibana n'umugore we. Ariko kigezweho kuri ubu suko batabana noneho byeruye, mu bivugwa nuko umwana kugeza ubu ntabwo ndabyita ibivuga kuko njye ubwino namaze kuba mbona nuko umwana wa Nemeye Platini yarazi ko ari uwe, yaje kuba abwirwa ko atari uwe. Byagenze bite? Nemeye Platini nkuko nari nakomeje kubikubwira haruguru, yaje kujya hamagarwa n'umuntu amubwira ati Platini uritonde urarya urimenge, umwana urera burya suwawe, uwo mwana urera n'uwanjye. Platini we yakomeje kujya atabyitaho, akabanza kugira ngo nabagamije kumusenyera, ariko asa naho abona ibintu bibaye uruntu ibintu bikomeje kugenda biba tumace, niba ariko nabivuga. Urumva kuba umuntu ari maza akubwira ngo umwana uri kurera n'uwanjye, burya ngo impyisi idakenga yishwe n'umututizi. Nemeye Platini rero ngo yaje kugira amatsiko, aza kwibaza impamvu uwo muntu abimubwira, ariko Platini ngo nibwo yaje gufata icyemezo, avugana na wa muntu aramubwira ati rero utaramu uri umugabo nanjye nkabundi, ngwino tugende tupimishe DNA rwose, nitumara gupimisha DNA maze turebe umwana n'uwande. Ibi rero ngo byaje kuba bajya imbere baragenda, ariko bagiye gupimisha DNA rwose ngo biza kurangira umwana wa Platini basanze atari uwe rwose, biza gusanga ahubwo umuvandimwe warimo umubwira ko umwana ari uwe koko ari we se w'umwana. Ibi ngibi rero ngo biri mu byahise bihamya neza ko Platini n'umugore we atagomba gukomezanya urukundo rwabo, biza kurangirira aho ngaho. Kuko urumva kuba wakisanga umwana wari umaze igihe wita uwawe, umwana wari usanzwe utetesha ubizi ko ari uwawe, ariko nyuma ukaza gusanga atari uwawe, ni bakeya babasha kubyihanganira. Ngayo nguko rero, ariko wenda icyo nakubwira cyo nuko kugeza ubu amakuru mashya naguha ku muhanzi Platini nuko ibihe ari gucamo bitamworoheye habe namba. Ndaguha urugero, ndifashisha urugero rw'igitaramo yakoreye ku munsi w'ejo ku itariki ya 25 Mata mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukure. Ni igitaramo yakoreye ahizirizwa ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria. Nakubwira ko uwitwa Nemeye Platini yagiye ku rubyiniro rwose ukabona ko morale ntayo, aho yagiraga ku rubyiniro, cyane ko hari naho bamuhabagaye ku rubyiniro ariko ntibamubone. Nakubwira ko nibihe bidasanzwe rwose Platini ari gucamo, kuko yagije kugeraho na nyuma aho bari bamuhamagaye nyuma kuririmba biramunanira, biza kurangira Platini arekeye aho igitaramo agisubika igitaraganya. Ngayo nguko rero urumva ko Platini abamuri hafi bamukomeze, ariko burya ngo aho umugabo aguye urenzaho utwatsi nta wamutererana. Ariko burya inkuru nk'iyi ntikadusige gutyo gusa, nyaboneka abakobwa naboneka abasore mugerageze urukundo rwanyu rwubakire ahakomeye, mu bwizanye ukuri, aho kugira ngo mubeshyanye usange muryaryana kandi bitagakwiye. Ngayo nguko rero reka inkuru yacu nyisoreza ahangaha, nkubwira ko niba utarakora subscribe akari
ariko kanya kugira ngo uyikore kandi iki kiganiro ugisangize n'abandi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Mukomeze mubane natwe, ibiganiro byo ni isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Indongozi TV.